ndagushimiye ku mateka rwose wangejejeho ajanye n'uburyo ibintu byakozwe muri Byura za Ushamburizi, uvuga ukuntu noneho byageze aho Imana ivuga ngo igiye gutaya abantu, igiye kuvuga abarozi, ikabavuga Bayonde bakandika lisite, bamara kwandika lisite aho kuja gushaka abo barozi ngo barebe buri muntu ku giti cye bamuhonye, bikaba ngombwa ko bahamagara abashumba bakabaruburira iyo lisite. Abashumba nabaho kuvuga ati ibi bintu bije gute, bagafata decision yo kubyamamaza mu rusengero, guproklama ya mazina batitaye kuri kungaruka na consequence biri bugire. Uti ni umwuka w'Imana rwose niba yabikoze, kuko na mbere wari kutubwira n'ibijanye na politiki byamukeba n'ibindi, ariko nanone uza kugaragaza ibibazo byabaye, abantu biyahuye, ingo zasenyutse, kavuyo kabaye kenshi, ubyitirira kudashishoza kw'abashumba. Ariko jewe rero ko maze kubibona ni point de vue personnel nshingiye ku ijambo ry'Imana n'umwuka w'ubwenzuzi, nje nasanze iriya mpano ari impano diabolique, ntabwo rwose ari y'Imana, ntabwo ari y'Imana, hashingiwe ku bintu byinshi. Icyambere, iyo umuntu avuze gutyo bamwe bavuga ngo kwahakana uburozi, mu by'ukuri uburozi burahaba cyane. Mu gihe Satani agihari abarozi ntibazareka kuhaba, n'abagome n'abicanyi, kuko umurimo wiwe ni ukwica no kwangiza no gusenya, nta kindi ngo kimuzana. C'est ça niyo service, niyo travail. Mu gihe agihari azakoresha abarozi, azakoresha abapfumu, azakoresha abaragu, azakoresha abashitsi bashika. Abandi bo pe ntabwo tubijamo, mfite experience naje narababonye baranteye mu ijoro, ndabizi barahaba. Ntawahakana ibyo kabisa. Ariko rero turaza kuganira, sinzi n'ibiyodi yanza kuba ndende, ndagenda ngira izindi nyinshi, wenda ngenda zikata kugira ngo zitanga gufunguka. Ngo mare mbaza hejuru y'impano z'Imana, urambwira uti Imana yatanze impano, kandi izo mpano ni impano zo gukora ibitangaza, ni impano, izo mpano zitandukanye. Usoma igice cyo mu hariya mu Efeso ibice 4 umurongo w'11, uvuga hejuru y'impano. Niho ntangirira rero, ndatangira kubwira hejuru y'impano, wenda turayigira audio imwe, nyuma tuze kureba impano yo guhishurirwa tuyikure mu zindi tuyiganire, nyuma tuje kureba umurimo mukuru w'umwuka w'Imana mu guhishura mu isezerano risha, nayo ibindi audio tubiganire. Nitumara tuze kuganira hejuru y'uburyo ibyaha byose imbere y'Imana byose Imana ibifata kimwe, byose biresha, Imana ibyanga kimwe, ntabwo izikuramo kimwe ngo kiruta ibindi. Nabyo tubiganira, ariko tubifatanye na chapitre ivuga hejuru y'umwuka wo gutinya urupfu, ko ari umwuka w'ubwoba no kutizera. Ni kuko abantu bashamburiya bakunda kuvuga iby'abarozi ni gutinya gupfa, batinya gupfa n'umwuka wo kutizera, n'umwuka w'ubwoba uterwa na Satani. Nyuma tuze kuganira iyindi chapitre ya 7 ivuga ngo abahanuzi b'ibinyoma bahozeho. turebe abo abahanuzi b'ibinyoma. Nitumara kuganira hejuru y'abahanuzi b'ibinyoma, tuze kureba indi chapitre nagize y'8, niko ndabitekereza, ivuga hejuru y'ibimenyetso bigaragaza ubuyobe bw'ubuhanuzi bushingiye ku burozi. Nitumara nze gusubiza ibibazo wambajije bigeze kuri 4 cyangwa 5. Ibyo nibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya, ariko reka tubanze tuganire hejuru y'impano.
tuganire hejuru y'impano z'Imana dushingiye ku Efeso. turaza no kureba Abakorinto. hariya mu Efeso ibice bine umurongo w'11 haravuga ngo nuko bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba abavuga butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. izo bazita ministeri. Ni ministeri zubaka itorero, kandi izi ministeri zose ko ari 5 zubakisha ijambo ry'Imana. N'aba bavuga ngo n'abahanuzi bahanura bashingiye ku ijambo ry'Imana. Burya no kuvuga ubutumwa n'ubuhanuzi ubu uhagaze ku gatuti uvuganira Imana, kuko itorero ry'Imana ryubakwa n'ijambo ry'Imana. noneho mbere yo kuvuga ibyo ngibyo, reka tubanze turebe intego y'izi ministeri mu itorero. Imana ubundi itorero ryari rikwiye kuba rifite izi ministeri zose. nuko ubu ngubu reka mbe nk'usubira babicuritse, ariko uko bipanze mu mikorere, simvuze hano mu mikorere, nuko mbere ari abavugabutumwa. nibo abavugabutumwa burya ni impano y'ubusaruzi. umuvugabutumwa ntakorera mu rusengero, akorera kuri terrain. ajya hanze akajyana umuriro w'ivugabutumwa hanze, akazana abanyabyaha bakijijwe akabazana mu rusengero. nako niko kazi k'umuvugabutumwa. apana ibi byacu byo kuvuga ngo turi mu ivugabutumwa bakagenda basura amatorero. oya, riya ntabwo ari ivugabutumwa, riya ni ukuramukanya. ariko umuvugabutumwa nyawe avuga ubutumwa mu badakijijwe kugira ngo bakizwe. rero iyo niyo mpano ibanza. impano ministeri ikurikira nuko duha tuzita impano, ariko nyine nibyo ni y'apotre, ni intumwa. ubu ngubu barabicuritse, intumwa niyo yabaye nkuru, ariko intumwa ikurikira umuvugabutumwa, ni mukuru w'umuvugabutumwa. intumwa ninde? ni umuvugabutumwa asidu, ni umuvugabutumwa utinda. akaba yonakora byose, akavuga ubutumwa yamara agahinduka intumwa. noneho intumwa ni iki? aratinda ahantu havuga ubutumwa babandi bakijijwe, akabanza agasa n'ubatoza, akabaremera selire, agatinda ahantu, yamara kubona amaze kubateranya akabasigira rero undi, akaja ahandi. ni ukuvuga ngo umuapotre agenda ashinga amaselire y'amatorero. yamara kuyashinga rero akayaheza umupasitori, akayaha umupasitori cyangwa se umwarimu, umuhanuzi. akayaha umuhanuzi agatangira akababwira ijambo ry'Imana. harangiza hakaza pasitori akaragira. pasitori rero ni rwo rwego rurerure. ubu ngubu twagize apotre ruba rurerure, ariko pasitori ni rwo rurerure. niyo fonction, niwe wicara. bariya abandi ni umurimo akora akawureka, naho pasitori aricara akaragira. kandi uyu mupasitori niwe uhinduka na ensenya, kuko ensenyema nibwo bwatsi aho intama, nibwo bwatsi aho intama azirisha mu marisho y'ijambo ry'Imana. nta mupasitori utagomba kuba ari asidi mu ijambo ry'Imana. ubundi umupasitori akora ibintu bibiri: arasenga, akanasoma ijambo ry'Imana kugira ngo abone icyo agaburira intama, akigisha. nuko niko bimera. noneho intego yabyo ndabona yaje zigenda minota. umva, intego ni 5. ni ukugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo w'Imana, bose bakora umurimo w'Imana banezerewe. wo kugabura iby'Imana. urumva ni umurimo wo kugabura ijambo ry'Imana, bagakomeza umubiri wa Kristo. umubiri wa Kristo nta kindi ukomezwa no kugabura ijambo ry'Imana. iri jambo rero sinzi, wenda natinda, ni naryo Satani aviza cyane kuvangira, kuko azi ko ariryo rikomeza umubiri, niryo rikomeza itorero, niryo rikuza itorero, niryo itorero ryubakaho. kuri uru rufatiro rw'intumwa, rw'amagambo intumwa zavuze,
n'abahanuzi, nibyo byuzuye Bibiliya. Hariya niho itorero ryubakwa, rero niho Satani nawe avangira. Iyo ni intego ya mbere, abantu batunganizwa gukora umurimo w'Imana kuko bagabura iby'Imana, umubiri wa Kristo ukomere. Sinzi rero ugiye kuja muri iyi mpano ya Rushamburizi niba ifite iyo ntego. Wanabivuze bavuga ngo bubaka itorero, ariko igiye kureba amateka yayo ahubwo rirasenyuka, kuko rijamwo ubwoba, rijamwo rukekwe, rijamwo kutizerana, rijamwo kugambana. Iyi mpano niko ikora ya Rushamburizi. Iyo kera bavuze ngo hano hari ikintu, dutangira gutekereza ubagishizemwo n'ubwo batamuvuga, dutangira kugira ubwoba bwa bya bintu. Sinzi niyo bikomeza niba byubaka. Ikindi cya kabiri rero ni kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera. Iyo abantu bubatse ku ijambo ry'Imana bahuza kwizera. Ubu ngubu abantu bari mu itorero ntabwo bafite ubumwe bwo kwizera pe. Iyo tubugira tuba dusa, tuba tunakora bimwe, tuba tunahuza n'ibitangaza biba bikorwa bikoreshwa ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana. Ariko abantu bamwe bizera kwabo, imyizerere igiye itandukana. Hari abizerera muri ibi bya Rushamburizi, hari abizerera mu buhanuzi, hari n'abandi bizerera mu ijambo ry'Imana naryo bakizerera mu mategeko, hari n'abandi bizerera mu buntu n'urukundo rw'Imana. Ugasanga rero kwizera kugiye gutandukana. Ariko intego y'izi ministeri ni ukugira ngo twese tuzasohore kugira ubumwe bwo kwizera. Twizere ubutumwa bwiza, twizere umwana w'Imana, twizere iby'Imana yadukoreye muri Kristo. Naho abantu ntibabizi, urabizi, wenda natinda, sinzi waranshokoje rero, sinzi uko bigenda. Urabizi buriya muri Bibiliya, reka mvuga aka ngaka ndekeraho, tugiramwo ibice 4 by'inzego z'inyigisho. Sinzi niba mbivuga neza, 4 groupe y'inyigisho. Kandi kwizera kwacu kugiye gushingira mu gutandukana, kubera ko kugiye gushingira muri ayo magroupe. Abashingiye muri iyi groupe bafite imyizerere yabo, abashingiye muri iyi bafite imyizerere yabo, abashingiye muri iyi bafite imyizerere yabo. Igroupe ya mbere y'inyigisho twigisha muri Bibiliya, kandi zose ni nziza, ni inyigisho zishingiye ku mirimo Imana yakoze, n'imirimo Imana yakoranye n'abantu bayo n'ubwoko bwayo, cyangwa se n'abakozi bayo. Nshobora guhagarara kuri rutari nkigisha ko Imana yaremye, iyo ni imirimo Imana yakoze. Cyangwa nkigisha imirimo Imana yakoranye na Dawudi, imirimo Imana yakoranye na Eliya na Elisa. Noneho izo nyigisho ni nziza, ni biblike, zitwereka Imana ikorana n'ubwoko bwayo. Ariko ntabwo ari ishingiro ryo kwizera. Abashingiye kuri izo nyigisho bizera Imana ibakorera gusa. Ni ari za zindi za prosperity. Basanga Imana kugira ngo ibakorere ibitangaza, ibakize, ibahe za visa, ibaha amafaranga, ibatsindira bene ibyo. None iyo bashingiye aho ngaho nibyo bashaka rero. Iyo batabibonye bacika intege. Kwizera kwabo kuba kutaragera ku ishingiro ryiza. Sinzi niba munumva, nabo nuko nguko niko bimeze. Igroupe ya kabiri ni igroupe y'inyigisho zijanye n'imyitwarire n'imirimo. Wenda ndarekera aho ngaho. Imyitwarire, rya jambo rivuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami, mumunezeza muri byose, mwera imbuto z'imirimo myiza yose. None ugasanga abandi izo nyigisho ni iz'Imana. Ngahagarara kuri rutara nkigisha ko tugomba kwitwara neza, kigisha ko tugomba gukorera Imana. Niyo washingira amabwiriza y'amatorero amwe, kwambara ibintu birebire, kwambara igitambara, kugenda buhoro. Hari n'abandi bagezeho batavuga cyane, tuhamagare bibungenga. Izo nyigisho rero ugasanga umuntu yashingiye kwizera kwiwaho, akumva ko aricyo kizatuma aja mu ijuru, ari naho agakiza ke gashingiye. Rero ugasanga uwo nguwo ndahuje kwizera uriya we yashinze mu mbaraga, kwizera kwe. Uyu nguyu yashinze mu myitwarire. Sinzi niba mwumva, kugira ngo abe umukristo. Sinzi niba mzibuka nigeze kuzigisha. Igroupe ya gatatu rero nshaka kuvuga ni inyigisho wenda
sekwitaje, inyigisho zishingiye ku maze kuvuga izi mirimo. Reka ngaruke basi ku ya kane nibutse, wenda iyo yindi iraza kuza. Inyigisho rero nzizi gurupe ya kane niyo nza mvuga y'inyigisho zishingiye ku butumwa bwiza. Inyigisho zishingiye ku butumwa bwiza ni inyigisho. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni inkuru zose zivuga iby'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Ni inkuru zivuga Yesu, kuvuka kwe, gupfa kwe, guhambwa kwe, kuzuka kwe, kuzamurwa kwe. Izo rero abandi bagashingira kwizera kwabo aho. Abashingiye kwizera kwabo aho nibo bashingiye kwizera kwabo heza, mu butumwa bwiza budakoze isoni bukiza. Kuko ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, bitavangura haba mu Bagiriki cyangwa se mu Bayuda. Kandi muri ubwo butumwa bwiza niho habamo ngo gukiranuka kw'Imana, niho mwo guhishwe, kudaheshwa n'amategeko. Ni ibintu bikomeye. Rero umuntu wamenye Kristo neza niwe wizeye. Iyo wamenye Kristo neza ukamusobanukirwa, bya bindi bikubaho, ya Mana ikubera Imana y'imbaraga, ikagutabara. Ikirya cya kabiri, witwara neza kandi ugakora. Ntabwo dukora ngo dukizwe, ntabwo twitwara neza ngo dukizwe, ahubwo dukora kuko twakijijwe. Twitwara neza kuko twakijijwe. Agakiza niko kabanza. Ubanza gushinga kwizera kwawe muri Kristo, wamara kumumenya. Kandi gakwizera si ugupfa kuba unizeye Yesu, oya, ni ukubanza ukasobanukirwa ibyo wizeye muri we ibyo ari byo. Wamara kubyumva, ya Mana rero ikakubera ibibindi bisigaye. Ndaza kwibuka icyo nagiraga icya gatatu. Nayo niyo magurupe y'inyigisho tugira. None abantu twari dukwiriye ku ijambo ry'Imana tukarikoresha kugira ngo tugire ubumwe bwo kwizera. Twese twizera umwana w'Imana. Kwizera kwacu tugushingiye muri Kristo. Turaza kubibona hepfo cyane kuko nizo mbaraga zacu. Ni nawe dukirisha, izina rye niryo dukirisha, apana amavuta, apana ibindi. Noneho n'uyu Yesu nawe nshobora kumuvuga, nkamuvugamwo ibice bitatu cyangwa bine. Nshobora kuvuga Yesu nkamuvuga mu buhanuzi, nanone mba ntaramuvuga neza. Nkavuga ukuntu Yesaya yamweretswe, nkavuga ukuntu Baramu yamubonye, kandi ni byiza cyane, turabikunda. Aho ibyo ni icyambere. Nshobora kuvuga Yesu kandi nkamuvuga mu mirimo yakoreye hano ku isi. Kavuga ukuntu yazuye umwana wa Yayiro, kavuga ukuntu yazuye Lazaro, kavuga ukuntu yahumuye impumyi, kavuga ukuntu mba mbaye muvuga, ariko mba ntaramwijiramo. Nshobora kandi kuvuga Yesu nkavuga urupfu rwe ariko mu mateka. Nkavuga ko yikoreye umusaraba, nkavuga ko yageze kwa Kayafa, nkavuga ko yageze Getsemane, nkavuga ko yakubiswe bakora, nkavuga ko yamaniswe akabambwa hamwe n'ibisambo, nkavuga ko yashikanye agafa, nkavuga ko yazutse, yahambwe, nkavuga ko yazutse. Icyo ni icya gatatu, ariko mba ntaramuvuga neza. Kuvuga Yesu neza ni ukuvuga ibyo yankoreye. Ese ni muri urwo rupfu nungusiki, muri urwo rupfu nabaye nde, muri urwo rupfu nakiriye iki, muri urwo rupfu mpagazehe, muri urwo rupfu rwanzamuriye rungezahe, muri urwo rupfu mpafite izihe nyungu. Nicyo gituma umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo mbwira amagambo ya Yesu, ngo cyane umbwira ibyo yankoreye. Yes. Ibi rero twakorewe, ya migisha yose twabonye mu rupfu rwe niyo tutaza tubwira abakristo. Tubabwira amateka y'ibyo yakoze. Niyo tuyibabwiye ntibayakira kuko bagihumye. Biriya rero umuntu abyinjizwamwo aho n'umwuka wera. Ndaza kubiganira hejuru y'umurimo w'umwuka mu Isezerano Rishya. Hepfo umwuka yagukuyeho igitwikirizo, ukabona Kristo neza, ukamenya ibyo yagukoreye, urizera, nyakwizera. Kwizera kuguhesha gutsinda abadayimoni, kwizera kuguhesha gutsinda imbaraga z'umwijima, kwizera kuguhesha amahoro, kwizera kuguhesha ibyishimo, kwizera kuguhesha umunezero, kwizera kukugira umukristo utova mu gakiza pe utasubira inyuma.
kuko wamenye inyungu wagiriwe. Naho rero kwizera kukumara ubwoba. Naho uko niko kwizera rero, kwizera ubutumwa bwiza. Niho ngo izi za ministeri zabereyeho kugira ngo twese tuzasohore kugira ubumwe bwo kwizera. Ibubona by'amakafu akavuye amadesordre, ibishamburizi, kwiruka, kuja mu nzu z'amahombi, kurira, kuja mu butayu, ubwoba, kutagira stabilite, kutizera ibihe bizaza ngo umenye kuzanaja no mu ijuru, nukutaba warashinze kwizera kwawe ahubwo ukwiriye gushingwa. Nibyo ngibyo. Kandeka aka kawodiyo kagize iminota 20 n'imisago. Reka tuvuge ku mpano yo guhishurirwaho gatoya. Ibyo abantu bita guhishurirwa, tuse n'ababirebera mu ijambo ry'Imana, kandi gamenye ko iyi mpano ari impano ikomeye kandi nziza ariko igoye, kuko ibihishura ni byinshi. Ibihishura ni byinshi. Imana irahishura, Satani nawe agahishura. Ubwenge bw'umuntu nabwo bushobora kwiga ku kintu bugahishura. Bariya bita ngo ni ba chercheurs nabo barahishura. Nivyo ngivyo, ariko reka tubirebere mu ijambo ry'Imana. Niwe nagorera guhishurirwa, ushobora guhishurirwa ko ntumenye uwaguhishuriye uwo ari we, keretse ubisanishije n'ijambo ry'Imana. Guhishurirwa ni ikintu kwerekwa, niko tunavuga iwacu ngo yeretswe, ni ukumenya ibihishwe. Kiriya gitabo cya Revelation bizahishuwe, ni ukumenya ibihishwe. Imana ihishurira ibihishe, ihishura ibihishe nkuko Satani nawe ashobora guhishura ibihishwe. Mu rwego rw'Imana, iyo dusoma Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, nta na hamwe dusanga Imana yaragiye ihishurira abantu cyangwa abakozi bayo ibijanye n'ibiheko zahishwe n'abarozi. Hamwe na hamwe niho hagaragara ibintu byahumanijwe, wenda Imana ikabihumanura, byahumanijwe n'uburozi, Imana ikabihumanura, pardon, iti bivuga ngo byaturutsa. Umurimo w'Imana no guhumanura ikintu gihumanye. Ibireza Abami ba kabiri bice 4 umurongo wa 40 na 41, Elisa ahumanura imboga ziri mu burozi. Aho ngaho murabizi. Naho riya jambo wavuze rya Danieli ngo Imana izihishura, yahishuriye Danieli cya gishushanyo, ntabwo urumva nawe ni igishushanyo. Ntabwo Imana yahishuriye Danieli uburozi. Harahishurirwa ryinshi muri Bibiliya, ariko ntabwo Imana yahishuye uburozi bwa Nebukadineza, kandi yagiraga abarozi n'abakonikoni, ariko Imana ntiyamubwiye reka nje kukwereka aho babibitse, aho babihishe ubikureyo. Oya, ahubwo yahishuye Danieli yahishuye ibihe byari muri ca gishushanyo Nebukadineza yari yeretswe ari ku gisasiro. Arahishura ibihe, aravuga ati azabizi iyi ngoma nihava itsimburwe n'iyi, nihava itsimburwe n'iyi. Abafite izo mpano zo guhishurirwa kenshi bahishurirwa ibihe bizaza, bagahishurirwa n'ibyahise, kuko mu byahishuwe bavuga umwana w'intama ataratambwa. Ariko nyine nanone Yohana yongera guhishurirwa ibizaza, biriya byose musangamo. Icya kabiri, bashobora guhishurirwa ibyaha muri rusange biri mu bantu, badusambanye n'ibindi, cyangwa se bagahishurirwa icyaha cy'umuntu ku giti cye, bakamusanga bakamubwira ati Imana yatubwiye ngo ureke iki n'iki ngiki. Bashobora no guhishurirwa muri urwo rwego. Irishurirwa rero rishobora gukorwa n'impande zombi, iri ry'ibyaha habe n'iby'ibihe. Ko ndibuka bikino nakiri umupagani yabonaga ibihe, yari umuro yakabona ibihe. Data wacu uri hano yarambwiye ati murere igiye kuza haje umuragu atera inzuzi, aravuga ati yagiye kuza icama, hagiye kuza abantu bambaye ibyatsi,
ati rwose amezi 2-3 ntiyashize tutababonye. Urumva ihishurirwa impande zombi, negatife na positive, iyo mpano barayitanga. Nico gituma rero haba confusion muri iriya mpano yo guhishurirwa biriya bintu. Uwayitanze ninde kandi akayitanga noneho yitwikiriye amasengesho, tukibwira ngo ubwo byavuye aha ni iby'Imana kandi bishobora kuhava atari ibyayo, kuko no mu materaniro abantu baravangirwa. Mu mateka y'ububyutse bwabayeho, mu mateka y'itorero yose uhereye kera kuri Lutere, nta na hamwe dusanga Imana yaratanze impano yo guhishura ibiheko, ntaho pe. Ahubwo hose Imana yagendaga itanga impano zo gukora ibitangaza byo kwirukana abadayimoni no gukiza abarwayi n'ibirema hakoreshejwe ijambo ry'Imana no gusenga. Igatanga n'ishurirwa ry'ijambo, kuko Lutere yahishuriwe ko agakiza kazanwa no kwizera, kontrere n'ibyo padiri yababwiraga, kuko kazanwa n'imirimo. Mu isezerano rishya nta na hamwe impano iriya mpano iyi duhaye tuvuga yigeze igaragara, uhereye ku bitangaza byakozwe na Yesu Kristo ubwe ukageza kuri Pawulo n'izindi ntumwa. Bavugaga ijambo ry'Imana, bagategeka imyuka mibi n'indwara zigakira, imyuka mibi ikava mu bantu kubwo kwizera. Bavugaga ijambo ry'Imana ubwaryo bigacumita imitima y'abakonikoni n'abapfumu bakihana, batiriwe baza gusaka ibyabo, oya bakazana ibintu byabo, ibikoresho byabo. Ku rugero Eruma na Simoni w'umukonikoni, hariya mu byahishuriwe Yohana 18:9, Simoni yatangazaga ubwoko bw'Isamariya akiyita ukomeye. Ibyo birahaba cyane, bose baramwumvaga bamwitayeho. N'ubundi iyo umuntu afite ubukonikoni agaragara akomeye, agaragara, ntubona nk'aba bantu nyine bakora biriya bintu imbere y'amaso y'abakristo bararuta abapasitori. Nibo bakomeye ku bapasitori, nibo bakurikirwa, nibo bahangwa amaso, nibo bitabwaho, nibo bahamagarwa mu gihe habaye ikibazo. Ni uko niko Simoni w'umukonikoni yari ameze. Baramwumvaga bakamwitaho, ngo bakamwita imbaraga y'Imana ikomeye. Bukeye ga Simoni yabonye ibitangaza Petero akoze, asabisha umwuka w'Imana ifeza, Petero aramucaha. Iyo usomye rero muzakozwe n'intumwa 13:8 usanga harimo Eruma nawe yanze ko umutware Serugiyo akizwa, ashaka kujijisha. Pawulo aramucaha, uwa mbere ni Petero wamucasha, uyu nguyu wa kabiri ni Pawulo aramucaha, arahuma, bituma Serugiyo anakizwa. Niba harabaye ihishurirwa ryinshi niyerekwa mu isezerano rya kera, iyo usomye Abaheburayo haravuga ko kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye bw'ihishurirwa. Ariko muri iki gihe ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Rero muri Nouveau Testament ndaza kubiganira hirya, burya imikorere y'Imana muri Nouveau Testament, Ancien Testament cyangwa se Imana yakoranye n'abantu bishingiye ku mategeko, ihindura imikorere. Nico tumabwiye Yeremiya ngo nzazana irindi sezerano. Ubu ikorana natwe hashingiye ku kwizera ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Urumva yagiye ihindura. Rero mu isezerano risha umwuka w'Imana muri Nouveau Testament ntabwo rero ugifite umurimo munini w'ubuhanuzi, kuko Imana icyo gihe ntabwo yabaga mu bantu, yiberaga hirya bavugisha iturutse hanze. Ariko ubu ngubu muri Nouveau Testament iba muri twe mu buryo bw'umwuka. Umwuka w'Imana muri Nouveau Testament rero afite umurimo mukuru cyane. Icya mbere ndavuga imirimo 5, ni ukubana natwe agatura muri twe. Nzamubohereza azabana namwe ibihe byose, sinubwo mvuga ibice. Icya kabiri ni ukuduhishurira Yesu tukamumenya. Yohana 10:17 haravuga ngo ubu nibwo bugingo
nimumenya. Icya gatatu ni uguduhishurira iby'Imana yaduhereye muri Kristo, yamudukoreyemo ku buntu bwayo. Uko kuduhishurira akatuyobora muri uko kuri kose, natwe twamenya ukuri tukabohoka. Muzamenya ukuri kandi ukuri kugira ko tukaba. Nicyo twanavuze haruguru ngo agakiza keza kazima kari mu mwanya wako uwakahawe n'uwahishuriwe Kristo. Ikindi aduhishurira ibiri mu ijambo ry'Imana. Yohana 14:2 ni warya nababwiye ntumuntu asobora kumva ndabwiriza cyangwa ugasoma amakomantere, ariko umwuka wera azi guhishura neza ijambo akarikumvisa. Hari igihe umuvuga butumwa ahagarara kuri rutari yasoma ijambo, wowe ukamuryumva muri iyi kote nawe agatemba muri iyi, uwaza utanga haleluya akagira n'ibyiwe, naho wowe n'ibyo wahishuriwe je bizabimbaho muri rya jambo ngahishurirwa ibindi watavuze. Icya gatanu, umwuka wera duhishurira aho tujya kuvuga ubutumwa bwiza. Hakurya Pawulo yagiye Makedoniya, abona umuntu umuhamagara, iyo yabibonye mu nzozi. Hari n'ahandi henshi Pawulo na Petero bavuga ngo twiyumvamo. Burya umwuka akorera mu mwuka nyine, akuvugishiriza indani kandi ku ijwi rito. Iyo niyo mirimo y'umwuka mu isezerano risha, cyane cyane kutwigisha no kuduhishurira Yesu, apana ibindi, kuko umwuka w'Imana n'ibindi yabihishura, ariko ntabwo rwose ariho ashingiye, kuko umwuka w'Imana niwe mwarimu w'ikuru yitwa Yesu, niwe wigisha abantu Yesu. Iyo Yesu utamuhishuriwe n'umwuka, kumubwirwa n'abantu biragoye kugira ngo umumenye. Iyo usomye umumenye neza kumenya Yesu neza. Iyo usomye Abakorinto ba 2:3-4 haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe barimbuka, ntiwumva n'ubutumwa bwiza, aribo batizera ubutumwa bwiza. Ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza, apana andi magambo kurya nayavuze, bwa Kristo ari we shusho y'Imana itaboneka utabatambikira. Ni igitwikirizo. Cya gitwikirizo ntigikurwaho n'amagambo, ntigikurwaho na teoloji, gikurwaho n'umwuka wera, ukabona Kristo. Wamubona ugatangara, wamubona ukagira amahoro, wamubona ukagira umunezero, wamubona ukanyurwa. Wamuririmbye aravuga ngo ndakureba Yesu ndanyurwa. Wamubona ugashira ubwoba, wamubona ugakomera. Tutinya abadayimoni n'imbaraga z'umwijima. Abakorinto ba mbere 2:12 iyo baravuga ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Hari iby'Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Kubimenya ni kwiza, kubimenya ni ukubohoka, kubimenya ni ugukira, kubimenya nibyo bitanga umunezero n'amahoro. Ntabwo umwuka dufite ari uw'isi wo kutwereka ibindi by'isi, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana uduhishurira iby'Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Yisomye Yohana 8:32 haravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi nimukumenya muzabohoka. Kubohoka bijyana no kuva mu mbaraga z'umwijima, kuva kwa Satani ugakizwa, bijyana kandi no gushira ubwoba. Kandi ku murongo wa 36, umwana namara kubabatura kubwo kubiyereka, muzaba mubohowe kandi mubatuwe by'ukuri. Murakoze cyane. Kingi nyirekera aha, niwe niwo murimo w'umwuka ubu. Nta mwuka twereka Yesu, mwuka duhishurira ijambo ry'Imana, mwuka twereka Imana, mwuka dusobanura iby'Imana. Nta mwuka uzaja kutwereka Satani, ntabwo bibaho. Uwo nguwo ni uw'isi. Murakoze cyane. Okay, ngiza kandi kawugiye kugira tugende, turacyari kuri za ntego za ministeri. Twari ku ya kabiri. Iya gatatu, kugeza ubwo twese tuzagira ubumwe bwo kumenya umwana w'Imana. Ubwo bumwe bwo kumenya, tukamumenya kimwe, tukamenya ibyo dukora. Burya abantu ntibazi Yesu, kandi bibizi vuga ngo ubu nibwo bugingo nibakumenya. Iyo wamenye Yesu mu by'ukuri tiwakwirwa wiruka muri biriya, ntibibaho. Nico ngundira bari abana rero bazabita ngo nabanyabuntu, nubwo bamwe muri bo bagira udukosa two kuja muri extreme, ariko bazi Yesu, bazi cyo Yesu yabakoreye.
baranakimukundira kandi baza ubutsinzi baboneye muri we, ibo ntibatinya abarozi. Yes. Nicyo kugeza ubwo twese tuzagirira ubumwe bwo kumenya umwana w'Imana. Kumenya Yesu ni ikintu gikomeye. Icya kane, kugeza ubwo twese tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo. Tuzabiterwa n'izi ministeri zakoze neza kandi zakoreye ku ijambo ry'Imana, zatwigishije ijambo ry'Imana, tugere ku gihagararo cya Kristo. Perfection babita ngo ni le parfait. Ibi nabikuganirira, hari abantu bazavuga abantu ntiboshikira umwuzuro bakiri ku isi, ariko twuzuriye muri we. Haleluya. Bibiliya yavuga ngo uwo niwe mutwe. Guhishurirwa ibi rero kukumara ubwoba. Icya gatanu, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujanwa hirya no hino n'imyigishirize iyi yose, iyi ya shamburiyage n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi bwo kutuyobya. Niko gaciro, niko kamaro ka ziriya ministeri zidushinga mu ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, kugira ngo tudakomeza kuba abana, ngo tugomeze duteraganwe hirya no hino n'imyigishirize y'abatemwe de Jehova y'Abraham ni byo gushamburiya ni biki. Iyo ni imyigishirize irimo n'ubwenge bwinshi bwo kutuyobya n'uburiganya bwa Satani n'ubw'abantu. Umva ikindi rero, umurongo wa 15 mbona kuja mu Bakorinto, naho ndangize wenda uyu munsi iby'impano. Umva umurongo wa 5 ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we. Umva inde Yesu muri byose, uwo niwe mutwe, ari we Kristo. Yes, Yesu ni tu, Yesu ni byose. Nta mavuta, nta amazi, nta shenyi, umugani wawe ndaza kubigeraho, ngo batereremwo ishenyi, ngo batereremwo igiti ishenyi rerembe. Nta ibyo byose nibigirwamana, ibyo byose biramplasa Kristo. Bigatuma n'abantu babyizera. Uzareba umuntu wakize ngo y'amazi, nta kagashaki wambwiye, ubwo ngubwo hari abantu boza batobicaki. Nakubwiye hejuru ya nzoka Mose yamanitse, bari barayise Nehushetani, bayigira ikigirwamana. Abantu iyo wabonye ikindi cyagize ico gikora kikwimirira Yesu. Reka tureba Abakorinto, ndangize iyi nane, wenda ndaza gukomeza kuko umshe chapitre ni ndende natekerejeho. Turebe mu Bakorinto naho ico avuga. Abakorinto ba mbere ibice 12 ugatangiriraho. Umurongo wa 4 uravuga ngo umwuka ni gutanga impano, kandi uwo mwuka n'umwe ni uheza abantu bose impano. Umurongo wa 7 uravuga ngo izo mpano zitangirwa kugira ngo abantu bafashwe. Sinzi niba muri iriya mpano hari ikiza gifasha abantu mu buryo bw'umwuka. Yego, mu buryo bw'umubiri wenda bamwe barakira, bari barwaye, abandi bagatangara, aho ni mu buryo bw'ubugingo. Ariko mu buryo bw'umwuka sinzi niba iyo bakuye ikintu hari uzukura mu mwuka, ahubwo nabo baza bifuza kugira buriya bushobozi nka kurya kwa Simoni. Ari umusore umwe twajyanye ku musitari, twageze iwabo baradukurikira, yari afite impano yo kwerekwa cyane pe. Sinirwa mvuga ibyo yari akora, ariko ndamubaza ntese wayikure, arambwira ngo yagiye mu Rwara, ngo abwira Imana ngo nitamuhiriye mpana arapfa. Abantu bose baza bifuza kuba abashamburiyaje kugira ngo bahabwe agaciro, batangarirwe n'ibyo ngibyo, ariko ntizifasha, ahubwo irakangana. Yes. Umurongo wa 8 n'uwa 10 havuga impano zitandukanye umwuka atanga: ijambo ry'ubwenge, gukora ibitangaza. Igitangaza cya mbere ni agakiza. Umwuka nico gitangaza abanzirizaho, kukuzura mu mwuka.
n'ibindi bigakurikira ariko bikorwa n'ijambo ry'Imana n'amasengesho. Biriya pana biriya mwita ibitangaza ntabwo ari byo, nubwo mwavuga ngo nibyo mwafashe igihe ko mwafashe igufwa, aho bitereye confusion n'abapfumu barabikora. Aho kurobanura imyuka kuko duhaye tuyirobanura, kuvuga ku ndimi nyinshi, gusobanura izo ndimi. Muri izi mpano zose n'izindi zivugwa ntaho banditse ngo no gushamburiye, ntaho banditse ngo no gushamburiye ibirozi. Ukomeje gusoma icyo gice usanga imikorere y'izo mpano igereranywa n'ingingo z'umubiri w'umuntu, uko zifasha buri rugingo rugakora umurimo warwo kugira ngo umubiri utirema ibice. Iyi mpano rero turimo tuganira nawe, iyo irema ibice yo gushamburiye, irema ibice mu itorero. Ugasanga bamwe ntibabyemera, abandi batutswe, abandi bagize ubwoba, abandi nuko. Ariko intego y'impano ni ukugira ngo umubiri wa Kristo utirema ibice, nk'uko uko ingingo, ukuboko kugakora umurimo wako, ijisho rigakora umurimo waryo, ugutwi kugakora umurimo wako, umubiri ukuzura kandi ugakora imirimo yose mu bumwe, ntiyagire ugira revolt. Uza ama revolt iriya mpano itera. Noneho ingingo ngo zose zirishima zikababarana. Umurongo wa 26 zose zirishima, iyo ijisho ryabonye amaguru akagenda neza ntasitare, n'ubwenge y'ugutwi kumvise, umubiri wose urishima. Iyo ino ryasitaye, intoki zihuta gufata, akanwa kakihuta guhuha, bikababarana, zose ingingo zikababara. Nuko niko bimeze, niko byakagombye kumera. Nicyo ziriya mpano z'Imana zitanga, n'ubumwe bw'itorero, kwishimana no kubabarirana. Reka rero